Mbanje gushimira abantu mwese muri hano mwaje kudufasha kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Mbasabiye umugisha ku Mana, Imana ibahe umugisha. Uri imbere yanyu rero nkuko babivuze, nitwa Urukundo Julienne, ndi umugore mfite umutware n'abana babiri. Mvuka ahangaha muri uyu murenge, muri uyu mudugudu hano hirya gatoya mu Bupfuni. Niho mvuka, niho narerewe kugeza igihe ngiye gutura. Rero ndagira ngo turi kwibuka abacu tuniyubaka, kandi twibuka abacu tuniyubaka, mbasangize ibyo nibuka, ariko ndaza no kubasangiza ukwiyubaka kwanjye. Ni ukuvuga ngo ubuhamya ngiye kubaha buraba bugizwe n'ibice bibiri. Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye mfite imyaka 12 ijya kuzura, itari yuzura neza. Nigaga hano ku Ruganda, niga mu wa 4 primaire. Ndibuka ko nigishwaga n'umwarimu witwaga Koreta. Jenoside rero iba, ndabyibuka neza. Twari dutuye hariya kuri Nyabisindu. Iyo ugeze hariya kuri Josi, iyo utereye amaso gutya gatoya uhita ubona aho twari dutuye. Ni ukuvuga ngo turi ku musozi twabonaga biri kubera mu muhanda byose. Ndabyibuka nari umwana udasobanukiwe, ariko ibyo nabonye byari bisobanutse. Hari igitondo kimwe nibuka, nagiye kubona mbona data wacu aje mu rugo, yitwaga Yohani. Mbona baravuganye na papa, sinzi ibyo bavuganaga, ariko icyakurikiyeho ko nabonye bafite ubwoba. Hashize umwanya tujya kubona mu muhanda hariya kuri Kibanda no ku muhanda hepfo hariya wa Josi, kugeza haje abantu benshi batonze umurongo benshi. Naje gusobanukirwa ko ni abantu bari bahunze bazaga hano muri stade no kuri kiliziya hariya. Uwo munsi ku itariki ya 8 niyo nibuka, twari turi mu rugo tugiye kubona, tubona igitero kiraje. Baje batwika, basohora inka, barayitwara bajya kuyibaga. Noneho mama wanjye aratubwira ngo nituze tuze kwa mukecuru ahangaha kwa Kanyarugano Ephraim. Niho Jenoside yabaye inarangira nihishe. Imana yo mu ijuru izamuha umugisha. Twaragiye mu rugo, barahatwika, barasenya n'ibindi. Ikindi, mukecuru nyogokuru yari ari hepfo. Nubwo nari umwana, ariko nzi yuko atahunze, na nyuma yaho menya amakuru ko aho yari yicaye ari mukecuru ariho yagumye, ni naho bamwiciye. Reka rero mvuge kuri njyewe ibyo nabonye n'ibyo nabayemo. Nababwiye ko Jenoside yabaye mfite imyaka 11 ishyira 12. Nari umunyeshuri, bivuze ko nari mfite intoki zose. Twabayeho kwa mukecuru rero, tuhamara hafi nk'icyumweru, ngereranyije cyumweru cyangwa 2. Tugiye kubona tubona igitero. Ndabibutsa yuko karitsiye navukiyemo ari nayo nihishemo. Ni
ni ukuvuga ngo igitero cyaje n'abantu bari barimo, ni ukuvuga ngo nari mbazi, twari tuziranye bihagije. Noneho ngiye kubona twari turi mu rugo kwa mukecuru, hari ibuye rinini, ni ahantu mu misozi hari amabuye, turyicayemo turi abana batatu, yari njyewe na murumuna wanjye n'undi murumuna wanjye, ariko na musaza wanjye unkurikira nawe twari turi kumwe. Baraza tugiye kumva ya ndirimbo bari namwe muzi, ngwiye tubatsembatsembe, twumva baratwatatse tutabonye ngo twihishe. Noneho njyewe mbigitsire, mama wacu Rosalia twari turi kumwe yari ari mu rugo, ndebyibuka ko bari batetse amaziko yayandi yabagaho urutare, ntekereza ko ashobora kuba amaze gucika, ariko naho ngaho niko hari hameze. Hejuru hari urutara, bagashyiraho inkono hejuru, bagateka hasi. Musaza wanjye Rosalia ahita amwirukankana, amushyira mu nkono yari iri ku rutara. Noneho arangije aracana cyane, aramubwira ati ndagusabye ntiwitsamure. Baraza babanza gushaka abasaza bacu, barabashaka barababura, ariko Jean Paul yari ahari. Baramfata njyewe na murumuna wanjye unkurikira n'akandi karumuna kanjye gatoya, kari gafite nk'imyaka, kari karakamba gatangiye kugenda. Batujyana ku Iseta, hari ahantu hepfo ku muhanda. Iseta niho yari iri, biciraga abantu hitwaga kwa Izakari. Abantu batuye ino barahazi, hari bariyeri yo kwa Izakari, no hepfo hagakurikiraho Kivu. Baratujyana, ariko bari bafite intego yo kutwica, ariko babanje kwica basaza bacu. Turagenda tugeze ku Iseta, ko basaza bacu bari bababuze, batangira kujya kubashaka aho babakeka hose. Ubwo turi hehe? Turi ku Iseta. Njyewe nicaye, ni njye wari mukuru, ni njye mfura ya papa na mama. Noneho bamushakira ahantu hose bakekaga, ariko igihari cyo nuko twahamaze amasaha arenga 2 turi ku Iseta, twitegura gupfa. Barabashaka barababura, mbona bakoza akantu k'agaserikire gutya, basa nkaho bagiye kujya inama. Natekereje ko inama bari bagiye yari iyo kureka kutwica, bagategereza abasaza bacu, kandi koko niko byari bimeze. Noneho ibi mbabwira ni ibyo nibereyemo, ntabwo ari byo nabwiwe. Noneho ngiye kubona umuntu umwe aciye isiri gutya, acira isiri undi wari uri ku ruhande. Ndumva atari ngombwa kuvuga amazina cyane, ariko mu gusoza ndibuze kuyavuga. Amuciriye isiri, barantemye. Noneho yakubise, ubu hano hari umupanga munini cyane, nta nubwo umusatsi bigize umera. Ubu gutunga umusatsi cyane ni ukugira ngo mbihishe. Noneho agiye gusubizamo, nsabye imbabazi mu izina rye. Musaba imbabazi iti mbabarira. Abaho kugira ngo ateme, intoki ziba igitambo, intoki ziragenda. Arongera ahindura gukubita ahandi. Ndongera reba umwana ari gukubita
umubyeyi ari guhana umwana we uko agenda amusaba imbabazi, nanjye niko byari bimeze. Icyo nibuka nsaba imbabazi bakubita imihoro, njya hasi. None wa murumuna wanjye bakubita umuhoro wa mbere bacana isiri, narabirebaga. Murumuna wanjye wari uri imbere ahita yiruka agana hirya. Karumuna kanjye kandi gatoya karira kirukanka gasanga mama, aragaterura. Ibindi byakurikiyeho baracocagura. Undi wari utuye imbere yo kwa Izakari witwaga Tegesho abakubise inkota ahangaha. Iyi ni inkota. Ukuntu Imana irinda rero, inkota ikubita ahangaha aho kugira ngo ikubita ahangaha, ayongera yikubita hano. Noneho ndaryama. Bene data, burya iyo umuntu ari gupfa, abacu bapfuye barumvaga. Ndi hasi, ibintu byose byavugiragwa ku iseta byose narabyumvaga. Ikintu ntashoboraga ni ugusubiza, ariko nabibonaga nk'ibintu biri kure, numva biri kure, hari akantu kakijishe ariko nkabyumva. Baravuga bati yapfuye, reka duhirike mu cyobo cyari gihari, cyari kiri gutya, bahirikemo. Noneho haza umumama umwe aravuga uyu mwana yapfuye. Undi aravuga ngo ntabwo yashiramo umwuka ariko bamwisha urupfu rubi, ngo basi bamunogonore. Wabonaga bikorana impuhwe, ngo basi bamunogonore. Noneho umuntu umwe nawe twari duturanye irembo ku irembo, umwe muri aba bari bahagaze aramubwira ngo kana, ngo musonge. Bakoreshaga ijambo ryitwa gusonga. Noneho ankubita amahiri atatu, ntabwo yarengeje irya kane. Yakubise amahiri atatu mu mugongo. Ubwo numva muri njyewe hajemo akantu kambwira ngo ipfishe. Sinzi iryo jwi aho ryavuye, icyo nzi nuko byaje. Numva muri njyewe, numva ipfishe. Sinongera guhumeka, babona ko byarangiye burundu. Noneho icyo nibuka kindi, kuri uwo munsi karatangiye kuba mu kabwibwi, basaza banjye bababuze. Noneho baravuga, karumuna kanjye kakande gatoya, numva umuntu aravuze ngo bareke barindirize basaza babo. Nari mfite musaza wanjye unkurikira, ari wowe wasigaye muri cya kibini, muri ya nkono hejuru, bari mucanye hejuru kugira ngo batamufata. Undi hari ahandi bari bagiye kumuhisha mu bwishyuro kwa Edouard, ngo babarindirize abaribwo bazamwica. Noneho hari umuntu wakurikiranye wa murumuna wanjye wundi wirukankanaga, agaruka avuga ngo yamubuze. Ubwo barampirika bajyana mu cyobo cyari kiri aho ngaho. Ariko ntari nageramo, umumama wari urimo n'Imana yari yohereje, niko ntekereza. Aravuga ngo uyu mwana, nafite nyogokuru bubahaga cyane, bavuga ngo uyu mwana ngo mwimushyira mwahangaha, ngo ngo mumureke ngo bajye kumushyingura. Barabisiganira aho ngaho, barangije baramfata. Igisubizo cyavuyemo nuko nagombaga kujya gushyingurwa. Nzamurwa. Umuntu waje yikoreye ndamwibuka, yayahunze ntiyigeze agaruka, yitwaga Gabusyugu. Ubwo ndumva
aranzamura ku musozi barangiyana. Bangejejeyo bahita babona umwe mu bantu bari aho ngaho ahita abona ko ndi muzima, na mukecuru abona ko ndi muzima. Arangije abwira wa wundi warunzanye, aramubwira ngo nagende amutemere umutumba. Arawuzana, nari aho ngaho byose narabirebaga nanabyumva. Noneho wa mutumba bazanye batemye, arangije baracukura wa mutumba barawutaba, bashyiraho umusaraba ngo ninjye bahambye. Mbaho ngaho mpihishe, ubwonko ndabuzi, ahangaha ubwonko bwarasohotse, ibikomere bigenda byoroha buhoro, umuravumba plutôt umubirizi, bashyiraho umubirizi. Ubundi kuko aho nari ndi kwa mukecuru, umusaza yakoraga ku bitaro hano. Burya abantu mu mwuga wabo bagira ibibafasha mu mwuga bajyana no mu ngo zabo. Bagiraga sipuradara, rimwe bagakubitamo umubirizi, sipuradara, umubirizi, sipuradara, inyo, gutyo bana nabyo. Noneho wa murumuna wanjye bari babuze, nimugoroba abaraje, twihisha aho ngaho kugeza jenoside irangiye nihishe aho ngaho, ibikomere bitangiye kugenda bikira, bitari byakira neza ariko birimo bikira. Noneho rimwe ndabyibuka, sohoka mu rugo njya hepfo, umuntu umwe arambona, yahise ajya gutanga amakuru. Nyuma inkotanyi zaje, mwibuke muri cya gihe abantu bahunga benshi. Ntekereza ko imaze kumenya ubwenge nuko jenoside yahagaritswe, ni muri cya gihe abantu bari guhunga bajya muri Zaire. Impunzi ziza ari nyinshi. Noneho umuntu umwe araza aravuga ngo muri enite ngo hari ahantu byari bimaze kugera mu kwa karindwi, mu kwa gatandatu gushyira ukwa karindwi, ngo batujyane muri enite yari hano. Batuzana muri enite, tuzana na wa mama wacu umwe, sinzi kwibuka n'abandi, turaza tuza muri enite. Mu Bafaransa niho bari. Subiye inyuma gatoya, muri gihe nari ndi kwa mukecuru hepfo ku muhanda, n'ahantu ku gasozi, ibintu bibera mu muhanda iyo ushatse urabireba. Ku Iseta hari aho ngaho niho biciraga abantu. Ndabyibuka ku munsi bazaga kwica ahangaha kuri kiliziya, ari ndi mu rugo, nari ndaho ngaho nihishe, tugiye tumva imbunda nyinshi ziri gutura, ibintu biri guturika, twari abana. Noneho tubona muri kiliziya hari gucumba umwotsi. Nyuma naje gusobanuza ngo bafashe bacana imbere ya kiliziya kugira ngo umwotsi ugire abantu bagira, boherezamo n'intuza urusenda, biriya by'urusenda. Abantu bavaga muri kiliziya, abyibuka hari umwana ntabwo ajya mva mu mutwe, iyo ntuje gatoya byanze bikunze uwo mwana aragaruka, sinzi impamvu agaruka. Umwana aza bamutemaguye, mana yanjye, reka mubyihorere. Ariko abantu bari mu kiliziya ntabwo nahageze. Ariko nkurikije uwo mwana ukuntu yaje, induru twumvaga, tubatsembatsembe ya buri munsi, Imana yarakoze, yaraturinze. Reka njye mu kwiyubaka, naho ngaho narokokeye, nta handi. Izi ntoki ntabwo ariko navutse, izi ntoki
bazitemye ndi gusaba imbabazi. Abo nasabaga imbabazi nabo nari nzi neza siko bazima. Wankubise umuhoro bwa mbere, nzi neza ijambo namubwira we kana wambubariye kuko ntiyabikoze. Ariko Imana yo mu ijuru itanga imbaraga ku nkotanyi zihagarika jenoside. Nababwiye ko cya gihe bari barangije kubimenya. Ndibuka hari umuntu waje mu rugo arababwira, aravuga ngo bapanze kuza kutwica. Muri cya gihe bapanze, ni ukuvuga ngo igitero kindi cyazaga agomba kutwica cyagomba kuza muri hagati y'amatariki 28 muri cya gihe jenoside yahagaritswe. Ndirukanka ndamwihisha. Reka nge rero ku rugendo rwo kwiyubaka. Ibi ndabyibuka, ariko hari ikintu bimpesha. Bavandimwe mwarokotse jenoside, kankoresha ijambo rikomeye ariko ry'ukuri. Imana yarabikoze turarokoka, ariko twarokotse batabishaka. Ikindi kintu Imana yaduhaye ubuyobozi bwiza. Dushyiraho ikintu cyo kwibuka. Iyi kwibuka kugira ngo ituremeremo ibyiza. Kwibuka hari insinzi nayibonyemo. Nayibonyemo insinzi y'umurunga ukomeza imbere hacu. Amateka twanyuzemo ayo kuduheranwa. Twiyubake. Kambabwira ukuntu niyubatse mu bintu bikomeye. Nubatswe n'ijambo papa yakundaga kuvuga, yanywaga inzoga cyane. Noneho yabaga yasinze, umusinzi muramizi avuga ibyo ashaka. Yarazaga akirata abana, avuga ngo mwana wanjye Rukundo, ngo uziga uzankiza. Noneho jenoside irangiye, abantu twabanye ntabwo babonye ko gahinda nakagize cyane, ariko n'igikomere nasigaranye. Umva iryo jambo, mwana wanjye uziga uzankiza. Reba ukuntu nta ntoki nsigaranye, nzigane. Nibagiye kubabwira tuva muri NT badushyikirije inkotanyi aho zari zirirambura, murabyibuka. Twimuka irambura batujyana i Nyabisindu, hari Oruferina niyo nabagamo. Ku bantu babaye muri Oruferina i Nyabisindu, turibuke ko hari agashyamba hepfo. Muri Oruferina naramanuka nkajya muri iryo shyamba. Gafata twa dutoki, gafata igiti, agati tutoye. Nkajya nandika bikanga nkarira. Noneho mara igihe hafi nk'ibyumweru 2 njyayo abantu ntibamenye ibyo nagiye gukora, ariko nageragezaga kwandika nkoresheje amano. Ngafata agati ngakoresha amano. Ngashobora kwandika inyuguti ariko kuyirangiza bikanga. Ibintu nzabigeraho ni. Nkumva birampangayikishije cyane. Ndakomeza ndabigerageza. Ngeze amahirwe menya kwandika n'udutoki 2 buhoro buhoro. Mfashijwemo n'umuntu witwa Mukabacondanye, Imana yo mu ijuru izajye imuha umugisha. Burya hari abantu tuba dufite Imana yohereje kugira ngo idutsindagize mu bikomere twagize. Tugeze igihe tuza ino ku Kibuye, ntaza kubatindira, turagaruka. Nigaga ku ruganda mpita nza kwiga hano Gatwaro. Gatwaro
nkareba ukuntu abana bandeba, umutima umukambwira ngo ntabwo umeze nk'abo subira mu rugo. Undi mutima ukambwira ngo none se ubwo uziga nusubira mu rugo uziga ukire. Mukabaconda-Nkesi yanderaga muri Oruferina Nyabisindu, arangije aza no kuba diregitrise hano. Ashobora kuba yaraborebaga akabona nararagize turoma indenzi kuko sinananavugaga. Mukabacondo nkicara mu ishuri ntasohore ntagire gute, menya bari bategereje ngo barebe uyu muntu ubundi n'ibiti. Ariko ku ishuri sinandike, ariko naba ndi njyenyine ngakoresha ya exercice yanjye. Mureke nkubwire, muntu uri aha ngaha nunanirwa kugera ku ntego yawe bwa mbere, uzagerageza andi mahirwe, ugerageza andi mahirwe, ugerageza andi, hari igihe bizagera bigakunda. Bazana mu bintu by'ama-exeta, ndabyibuka akantu nashatse kukavuga. Exeta nta nubwo bamfataga nk'umuntu umeze gutyo, murabyibuka ku ishuri nk'abantu twiganye hariya. Bangaga kunsohora kugira ngo batambabaza. Niko njye nabibonaga. Hano barasusha, diregitrise azanye gususha, ubona nkaho agize igihunga cyo kumbwira ngo ninsushe, ubundi akatinya kumbwira ngo sinsushe, ahera mu cyaragati. Ariko ya exercice nakoraga buri munsi, nari maze kumenya kwandika. Ndangije ndasusha. Nibwo bwa mbere nari nanditse. Nduzuza, baranyihorera. Kuri icyo gihe ni muribuka amanota basohoreye kuri 48 n'ibice 9. Nicyo gihe nahise nsinda. Ndiga ndarangiza, secondaire ndayirangiza ntasibiye na rimwe, kaminuza ndayirangiza, ubu ndi umukozi wa leta. Cyo nashatse kubabwira ahangaha, amateka twanyuzemo twibuke tugira ngo aturemere ibyiza. Yarahagaritswe jenoside, ariko duhesha agaciro uwayihagaritse. Turebe ko twagira ikindi kintu tumarira abanyarwanda. Noneho njya mu butabera, sigarana ikigeragezo cyitwa gutya. Abantu bamwe bakaza, ibyo bintu nabanye nabyo, Imana iramfasha. Abantu bamwe bakabimbwira, abandi ntibabimbwira, bagatinya kubimbwira. Tekereza umuntu watemwe umutwe wanjye muri kubona kuko imisatsi yameze. Nkovu 12 zirimo. Abantu bari aha ngaha, byiza nuko ndi gutangira ubuhamya bw'ahantu nabaye narerewe. Kandi ukabona uyu muntu wasatanga ubutabera, ubu ntazajya yihorera, ntazagira gute. Ariko mpagaze hano ku maguru abiri, nta muntu nari narenganye. Ikintu kimpagaze intuzo ni rya jambo papa yakunda kuvuga, yabaga yasinze ariko yararivugaga, gusangirira umumaro. Nubwo ntagire kumugirira umumaro we ku giti cye, ariko abanyarwanda mbagirira umumaro. Nkomezanya umva mu kwiyubaka mu buryo bw'imibereho, ndiga, ndakora akazi, ntanga ubutabera bwiza kandi bwuzuye. Yewe buranihuse, ntabwo wenda navuga ngo nakwiha amanota menshi, ariko umukoresha wanjye ari ahangaha yabivuga. Kuko ushobora kugira inzitizi mu buzima bwawe, ariko ntiwarenza inzitizi yanjye. Noneho mu kazi ngira inzitizi yingiye, ngira inzitizi yo kuvuga ngo abantu ntabwo bizeraga ko nashobora kwandika, uretse ni uko Imana yarabikoze nzi kwandika. Uyu muntu azi yashobora kwandika, ariko kubera bya bintu nari nizeho imbaraga zanjye nke z'uko mfite
nta ntoki mfite kandi narazigize, nkavuga iteka ryose nkamvuga ngo reka nike nkoresha ibishoboka byose. Naba nihishe ndabyibuka tepiyere aho yabaga hariya mu Kiyovu murahibuka, hari igihe nirirwagamo njyenyine nagiye kwandika mashini, nabona umuntu aje nkagira gutya ngahisha mashini ndayiga neza. Imana irankundira icyo bita umuvuduko speed kuri mashini, ndagenda ndakora kandi ngakora neza. Ibyo bintu byose nagiye nkora niherereye byagira ngo ntabera umutwara igihugu, ahubwo mbere igisubizo abanyarwanda. Nguko uko kwiyubaka kwanjye aho ngeze. Hari ikindi mu kwiyubaka, impamvu ari gusa nk'ubisobanura, ndagira ngo abantu waje ahangaha atahana ikintu. Murabona ko nta ntoki mfite. Hari igihe shitani ikorera mu bantu bakakwereka ko nta kintu uzageraho, oya uzakigeraho. Banyerekaga yuko kubera yuko nta ntoki mfite ntashobora gushaka, kubera nta kwambara impeta. Hari n'imihango abantu bashyiraho ariko kabera inzitizi abandi. Mbaho ngaho numva kuba ntazambara impeta nta mpamvu n'imwe ihari yo kugira gute yo gushaka. Ariko nyuma ndavuga ntari kuko ibindi nabishoboye nikuti impeta ni ngombwa. Ese impeta igiye mu kuguru ho ntiyaba impeta? Ubwo Imana rero nkora ubukwe, mfite umugabo n'abana 2. Ngubwo ubuhamya bwanjye. Ndabasaba muri uko kwiyubaka tuzirikane amateka yacu, adutere atubere umusingi w'ejo hazaza. Ndangije nshimira inkotanyi zahagaritse jenoside. Nshimiye Imana yo mu ijuru ikiturinze. Ikindi kintu abandi bantu nshimiye, muribuke indirimbo baririmbaga ngo ye tubatsembatsembe. Byari ibintu byateguwe bizwi neza, ariko hari abahutu bahishe. Nabo ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, murakoze.